undi munsi mwiza cyane Imana iduhaye ngo tuwunezererwemo, undi munsi andi mahirwe, undi munsi ibindi byishimo, undi munsi indi migisha. Imana ishimwe. Ndakwinginze uyu munsi nturangare, undi munsi Imana iduhaye ntuyobe, undi munsi Imana iduhaye ntukoreshe amahirwe ufite nabi, undi munsi Imana iduhaye ntukoreshe amarangamutima yawe nabi. Imana atariyo irinze umudugudu, abarinzi bawo babera amaso ubusa. Abarinzi naho barorera Imana ihari, umudugudu yawurinda. Amahitamo yawe yose uhisemo udashyize Imana imbere ngo igufashe guhitamo, amahitamo yawe yose yaba ubusa. Shyira Imana imbere mu mahitamo yawe, ubanze Imana imbere. Undi munsi Imana iduhaye gira amahitamo meza, ndetse yewe mu buryo bwose, atari mu bintu bimwe na bimwe, ahubwo mu bintu byose. Uyu munsi nshaka kuvuga ku mahitamo yo mu rukundo. Ni kenshi cyane tujya tubona inkundo zitsindwa, kenshi tukabishinja amakosa y'umwe mu bakundanaga, ariko rimwe na rimwe hari igihe usanga atari amakosa y'umwe mu bakundanaga, ahubwo ari amakosa ya bombi, kubera ko tuzi neza ko mu rukundo habaho kwihanganirana. Inshuro nyinshi rero urukundo rutsinzwe, inshuro nyinshi haba habayemo kubura kwihangana kw'impande zombi. Mu guhitamo kwacu dukunda kugira se byagenda gute, cyangwa se twahitamo dute kugira ngo duhitemo umuntu tuzabasha kwihanganirana kugira ngo urukundo rwacu ntirutsindwe? Tubanze Imana imbere iduhitiremo, ariko mu mahitamo duhitamo nanone dukoreshe ubwenge bwacu Imana yaduhaye, dukoreshe ibitekerezo byacu Imana yaduhaye, ubundi Imana iduheremo umugisha, idushyigikirire aho ngaho. Ni ibintu byinshi kenshi dukunda kureba aho duhitamo umukunzi. Hamwe hari ureba ku bwiza, hari ureba ku mico, hari ureba ku migenzereze, hari ureba ku gihagararo, hari ureba ku bifatika, ku butunzi. Ariko ibyo byose ntabwo ari byo wakabaye ufata nk'ikintu unyuraho uhitamo umukunzi. Undi munsi Imana iduhaye ntabwo ari uwo kugira ngo ugire amahitamo ugendeye ku kintu kimwe gusa, kandi nanone ntabwo ari uwo kugira ngo ugire amahitamo ufashe ibintu igihumbi, ngo ugire ngo urashaka umuntu w'umwere, ngo ugire ngo urashaka umumarayika, kuko muri ino si nta mumarayika w'umuntu uhari, turi abantu. Ariko se ibyo bintu mvuze ko bisa n'ibyinyuramo, niba utazareba kuri karagiteri imwe, cyangwa niba utazanareba kuri karagiteri nyinshi, ubwo ndashaka kukubwira ko uzareba ku zihe karagiteri. Undi munsi Imana iduhaye, menya igituma abantu bashobora guhuza ntibabangamirane, ari nabyo bikenewe mu rukundo rw'abantu baba bashaka kurambana. Icya mbere ni ukwihanganirana, ariko siko kwihanganirana gushingira kuki kandi kugendera kuki, kugira ngo umuntu abe atagira aho avuga ati bibaye byinshi, kwihangana kuranze kurananiye. Ni ngombwa ko niba ugiye kureba ku kiranga umuntu, uhindukira nawe ubwawe ukirebaho. Ndakuvuga cyane nkoresha ingero. Niba ugiye kureba ko uri gushaka umuntu utagira urusaku rurerure, hindukira urebe ko nawe urugira cyangwa utarugira. Niba ugiye kureba umuntu uvugira hejuru, reba aho wowe uvugira, niba nawe uvugira hejuru, kuko nufata umuntu uvugira hejuru nawe utabanje kureba ko uvugira hejuru, ni handi muzahura mwese mukavugira hejuru, umuriro ukaka. Nujya kuvuga ngo urashaka umuntu witonda utagira amahane, nureba uzasanga hari igihe nawe utayagira, muzahura rwa rugorobe rwa rundi bahora bacaho ikoma rub'itsina ngufi. Nujya kureba umuntu ngo urashaka umuntu uri shapu ugira amahane, nawe kandi uyagira ntubanje kwirebaho, muzajya muhuza, umuriro wake. Izo ni ingero ntoya mbahaye, ariko nashaka kubabwira ko muri karagiteri zose ugenda ureba, banza urebe niba hari karagiteri afite wowe ishobora guhosha iyo wa wundi afite. Niba nawe hari imba ufite, urebe ko we afite ishobora guhosha iyawe.
aho niho abantu bashobora guhuza kandi bakihanganirana bigakunda. Ariko iyo zihuye biba ikibazo, biba bibaye positive ihuye na positive. Ni ngombwa ko hahura positive na negative. Ni ngombwa ko muri wowe niba utajya ugira guca bugufi, ni ngombwa kubona umuntu ubasha guca bugufi kugira ngo igihe uzazamuka guca bugufi bikanga wabashe kugucira bugufi, hahandi azana gusaba imbabazi kandi amakosa ari wowe wayakoze. Ariko nujya guhitamo ugahitamo umuntu utajya uca bugufi kandi ubizi nawe ubibona, uzi neza ko kandi nawe ari uko utajya uca bugufi, muzahora ari hasi hejuru umuriro waka. Ariko ibi ndi kubabwira si ihame. Niba mwaramaze no guhura, birashoboka ko mwakosora uko mwari mumeze, birashoboka ko umaze kumenya iri banga. Niba ari wowe wajyaga hejuru mukajya hejuru mwese, birashoboka ko wamara gusobanukirwa iri banga ugatangira ukiga guca bugufi, yazamuka wowe ukamanuka. Aho ngaho niho muzahuza. Ariko nimukomeza kuzamuka mwese, nta hantu muzahurira. Undi munsi Imana iduhaye ni uwo kwireba, ni uwo kwisubiramo, ni uwo kwisuzuma, wasanga ari uko bimeze ukamenya ikibuza amahoro urukundo rwanyu. Ni byiza ko rero niba undi munsi Imana iduhaye ugiye guhitamo, reba karagiteri afite ushobora kubasha kwihanganira, urebe neza utabasha kwihanganira. Nusanga izo utabasha kwihanganira ari nyinshi, ibyiza rekura ubwoko bw'Imana bwigendere. Utagize ibindi bintu by'umurengero ukurikirana, kuko inshuro nyinshi abantu bakora amakosa yo kureba ku kintu kimwe gusa, ugasanga niba ari ubutunzi runaka ukurikiye, wasanga umuntu afite karagiteri utazabasha kwihanganira ariko afite bwa butunzi ushaka, ukavuga ngo nzapfa kurwariza kuri bwa butunzi, kandi ntumenye ko ubutunzi butaguha ibyishimo byuzuye ukeneye mu rugo. Aho ngaho niho hantu uzagenda bwa butunzi ukajya uburiramo ugasanga nta n'icyo bukumariye. Ni ngombwa ko ureba umuntu akantu ku kandi, mu migirire ye, mu migenzereze ye, mu biganiro mugirana, utuntu twose twa hato na hato ukaturebaho, ukareba uturimo udashobora kubasha kwihanganira. Bikaba byiza ubimenye kare, ahubwo ukareba niba ibyinshi ari byo wakwihanganira, akaba ari bigukomeza gutera intambwe ijya imbere. Kubera kuko ntabwo uzabona ufite ibyiza byose ukeneye gusa. Ni ngombwa kumenya n'uruhande rwe rubi kugira ngo ushyire ku munzani urebe niba uzabasha kurwihanganira. Niba utazabasha kurwihanganira ukuremo akawe karenge. Urebe no ku ruhande rwe rwiza, urebe niba ari uruhande rushobora kuguhesha ishema. Kandi byiza ko nawe wirebaho ukareba uruhande rwiza rwawe n'uruhande rwawe rubi, ukareba ko uruhande rwawe rubi ari urushobora kwihanganirwa na wa muntu, kuko ushobora kuba atazarubona ngo abone uruhande rwawe rubi abashe kurupima kuri wa munzani, ariko wowe kuko wiyizi ushobora kurumurebera ukarebana n'urwe, ukareba ko bizahura ntibibyara umuriro waka. Uyu munsi Imana iduhaye igira amahitamo meza, kandi uyu munsi Imana iduhaye haguruka urabagirane, haguruka wambare imbaraga. Uyu munsi Imana iduhaye haguruka wambare ubwenge, wambare ubushishozi, ubundi ubuzima bwawe bushingire ku munsi mwiza Imana iduhaye, umunsi w'ibyishimo. Imana ibane nawe, ntuze kubura ku migisha y'Imana. Umunsi mwiza Imana iduhaye ntubure umunezero. Umunsi mwiza Imana iduhaye ibyo yaturemeye, ibyo iduhaye uburenganzira bwo kugiraho uruhare, ntuze kubiburamo umunezero n'ibyishimo. Imana iguha imigisha kandi iha umugisha imirimo y'amaboko yawe. Imana ikurinde kandi Imana igendane nawe. Kora subscribe dukomeze tubane kuri uno murongo, kandi Imana ikomeze idushyigikire.